abantu hano hanze abantu benshi bakijijwe n'inyo. Inyo yakijije abantu. Ni nk'ukuntu abantu benshi bavuga ngo ikanzu nko muri Kenya biharaje ibintu byo kuvuga ngo ikanzu n'ingutiya bano bantu bambara imyenda y'abagore ngo ni sawa, ariko ni icyaha gikomeye kubura umugabo ukiyambika nk'umugore, kubura umugore ukiyambika nk'umugabo. It's a big sin nowadays. Uri umukobwa ujye wambara ibyawe, wambara imini, kwambara imisatsi, amaherena n'ibiki ntabwo ari icyaha. Gusa iyo ubyambaye bituma hari spirit nyine z'abandi badayimoni n'iki baza. You understand? And then biguha izindi Jezebel spirits kuntu, you know. So hagati aho rero ntabwo ari cyari kubufungura imiryango abadayimoni benshi baba bagize access kuri wowe kandi wari urinzwe. Hagati aho ariko ukaguma uri female. So niba urongorwa mu nyo uzabireke kurongorwa mu nyo muzabireke. Museveni nawe ajya kubwira abantu ngo umunwa ni uwo kurya ntabwo ari uwo kurongorana. Ariko mana Museveni ahubwo simeruka kubona nimero ze nanjye ngo nimero ze nabaho simeruka kubona video ze ngo agatubona kandi sani nako babonye aho ngaho birirwa bapostinga ngo bari gusebya sani narumiwe. None turi kubabona bagiga uzi umuntu nka Bana Boy kumugeraho uvuga ati hayi ubu nukumbwa nubu naguma hayi narakubonye bagutera mu inyo. My friend abazungu kandi ibi bintu byose detail barabivuze babikora birabura. Ibi bintu bari gukora akenshi babikora birabura. None hibaza abazungu urebe ko abazungu bari bubanike harabanza trending birabura koko. Rihanna ntabwo bari bumushyire hanze nonaha kubera iki Rihanna aracyari ari mu maboko y'umuntu kontrol ubukungu bw'isi, so is not good for the business. Ariko somehow I don't know 2025 2025 hari ibintu bigiye kubanza bibe nibimara kuba hazatera ikintu bita hari amabara azatera ameze nk'imikororombya ariko atari umukororombya ibi nk'ibicukuntu byiza kubyo muzajya mubifotora. Ibyo bita niba ari aurora in English byitwa aurora something. So nibimara gutera bivuyeho muri iyo minsi isi izajya mu mwijima. Muri uwo mwijima rero sasa abazasigara congratulation abazasigara congratulation ariko ntago bizaba birangiye kubera ko beast igomba gukomeza igakora na nyuma yaho bizaba byoroshye guhantinga no kugira utundi tuntu n'ibiki. Then 7 years tribulation n'ibiki byose my people. Ngayo nguko. So iyo mbabwira rero ibintu n'ibiki muba mwicaye mukagira ngo ibintu ni imikino. Umugabo wawe nimba utakimwumva mukaba muri gushwana rekana nawe wibembereza. Jya mukumba kashamburete urebe kutagira amahoro. In fact uzasanga ubuzima buhuye. You don't have to make life difficult muri iyi myaka hano tugeze. Ugomba kumakinga sure ko spirit yawe imeze neza, you know. Ngewe nababwiye ibintu umva nababwiye ibintu cyakora we kiraba kubisa perezida wa Iran ibintu yakoreye Beirut. Yewe abantu mutajya murota, abantu mutajya mwerekwa, abantu mutajya mubona. I mean abantu mudatego niba uri umuntu werekwa urota ibintu bikaba. Narakubwiye wowe uzanshake nguhe coaching ujye wirebera filimi hano hanze ureba ibintu byabaye ubundi televiziyo ikaza ngo bla 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 ukicocekera. Sometimes ukazumva igihugu kiri kubivuga ariko bari bukigira igisazi. Iteka ryose hari abavuga ukuri. Uriya perezida muri Iran niwe wakubise urugero rusasu runini muri Beirut. N'uyu munsi baramushutse abikora mu ibanga n'iki wenyine bamaze kumushuka nyine ntabwo mbivuze ibintu byose uko nakabibonye ariko nyine intuza nyine nuko arangije arabikora. Indege yari je gutabara niyo yabirangije kajugujugu nuko. So nyuma yaho reba ibintu bari gukorera Lebanon. Ibira bintu byo Iran mbere muri Lebanon rimwe abantu benshi
harimo ibihugu bigeze nko muri 5-6 ni amakuru y'igisirikare nyine nguko ngayo nguko ubu biracyahari muri Lebanon ahubwo ikintu Lebanon bazize nibo batanze nuza access y'ujya muntu wo muri Iran nuko biheraho rero Iran nayo nyine irabanika ubu ngubu kandi nibarangiza Lebanon kubera ko impamvu Lebanon igomba kugira Lebanon niyo nzira y'abazaza gutera Yerusalemu Israel niyo nzira no mu mazi n'iki bazaza nkuko vita kagihari abarabu bose bamerewe nabi bura ntubareba abarabu bose this time intambara mu biha amaso nimusinzire yabwe abarundi n'abanyarwanda mukabire mwebwe abanyarwanda ikintu muzira ni kimwe kutumvikana mugomba kumvikana Imana ibafitiye ubuzima ibintu byose ni namwe bakire muri aka karere ka Afurika imijyi ikomeye imwe ivugwa u Rwanda n'u Burundi that one is true one day nibiba mukiriho muzanyibuka ariko ntimuzabure internet mugiye kuzirebera ibintu kuri yisi hahirwa batazapfa anyway icyayi cyanjye cyahiye reka mvuge ndi no kunywa hagati aho nogeje ibyombo byanjye ndi umugore ukeye umeze neza udafite stress ubuye ngira ikigabo kiba cyapfunyitse mu buriri ngo tujya kuryama shari kiriho kiransinziriraho didi number 2 chiwaje Amerika niki mutarabona muri Amerika kandi ibintu bigiye kuba wasi abakobwa muba muri Nairobi by the way ubuhanuzi bwo muri Nairobi rero ni bwinshi mbabona ibintu byose uko ngiye mbiri codinga niki it's too much abantu b'abakobwa muba Nairobi abakobwa mukunze gusohoka babakobwa mubayeho mwahuye n'abagabo please ndabinginze mwige kwambara neza ku buryo nta muntu barabukwa abagabo bagiye kuba dangerous Nairobi is losing security giye kuba daka bya hatari ku buryo nta security ntacyo bushize hapfuye abakobwa n'ibiki so no kuvuga ngo sacrifice ziriho ubu ngubu ni iz'abakobwa muribuka nababwiye ukuntu hano buri mujyi wo muri Kenya ariko meze harimo altar ukuntu ibintu by'ibigini bipfutse hari umupasiteri ejo bundi naguye harimo arabihanura aravuga ngo ni altar ya religion runaka gucya na gucya ngo ubu ngubu ngiravuga ngiye niboneye abadayimoni bameze nk'uducama bameze gutya ahantu bari ndahazi abantu mujya kwifotoreza nuza Uhuru Park hari ikintu kihubatse nakifotorejeho kera kiriho inkoko bahubatse n'iki kuri uwo murongo umuntu biha komanda ari mu mujyi hakuno so nkurikije ukuntu vision zari zimeze naherekana ariko abo badayimoni nyine abantu badasenga ngo bagire ikintu bakora kuko ngende umwe ngiye nyine nago byakunda ariko naje gusanga abantu benshi bagiye ibintu byose nabonye hari abandi bantu bagiye babibona I thank God for that ariko nta kintu birakorwa so hagati aho rero abantu b'abakobwa nibo bari gukorwa mu sacrifice iyo muze abantu b'abakobwa bivuga ubushize hapfuye abakobwa benshi umubare w'abakobwa benshi cyane abantu bajya mu muhanda bakora imyigaragambyo this time birajya bigaruka no kubibona mu makuru habe ngo tse ubu nta wuzi irengero ry'abana 93 uko byagenze bibwe ku kigo cy'ishuri namwe abantu mukunda kujyana abana banyu mu bigo by'ishuri biga ngo bige babayo bakiri batoya barabaragiye ikindi kigo cyitwa academy stay out of those schools they are demonic academy ni ikigo kiri founded n'abantu b'abashitani nagari cy'abakristo ahantu hose biri ku isi nyirabyo ni umuntu umwe it doesn't matter nimba ari umuturanyi wawe wagishize hariya just know that devil follow the line so hagati aho rero ntabwo ari ahantu ho kwigubayo mujye mwiga mutaha it's time yo kujya mwiga mu makaritsiye iwanyu ngaya nguko narababwiye murinda abana banyu mugire gute mungira ngo sarinda umusazi ngiye ntabwo mashaka kuvuga ibintu byinshi ariko I'm telling you I'm almost retiring and talking but hagati aho mube maso abana bagiye kujya babura hano mu byaro musanga abana babuze abantu b'abadamu yowumbu n'ibindi mwirinda abakobwa cyane so no kuvuga ngo ubu ngubu power ubundi abakobwa nibo bagira power
muri iyi minsi rero yo guhangana na satani, umuntu w'umukobwa wirinde abo muryamana nawe n'iki, kuko ndabona uburaya mubwejeje kandi buri kurumba. Mube baviyerije cyangwa mujye mubwira abafite abasaza banyu, mujye mubabwira basinzira, bambare masike, babakemurira akabazo. Ubuse bizagenda gute? Kuba njyewe mba numiwe. Ke nta cyayi nywa? Nta cyayi nywa nuko natetse icyayi kiri. Urakinywera n'ubuki n'amazi. Ubuse umuntu aririrwa ashyiramo tibaga. Shyiramo tibaga kwituma tudasinzira. Ubuse urasinzira kuri burari wicaye nawe. Ariko noneho nakamuye ubuki bwinshi rata. Hewe ati umwana wawe aba yumva ibiki? Umwana wanjye agomba kumenya ibintu byose. Ninde nyina natabimubwira ninde uzabimubwira? Ajya agenda areba abahungu hano hanze agire ngo ni abantu. Abahungu ba hano hanze baba bashaka gutobora inyiyo y'umuntu.